twagombaga guhangana. Perezida Paul Kagame kuri Habyarimana wanze ko impunzi z'abanyarwanda zitaha. Perezida Paul Kagame yavuze ko atari kwemera ko Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza muri Mata 1994 akomeza kwima impunzi z'abanyarwanda uburenganzira bwo gutaha, bityo ko iyo ariyo mpamvu we na bagenzi be barwanya urugamba rwo kubohora igihugu. Umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa kuri tariki 28 Nyakanga 2026 ubwo yaganiraga n'intore z'indangamirwa icyiciro cya 16 ziri gutorezwa mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Yasobanuriye uru rubyiruko amateka mabi igihugu cyanyuzemo yatumye abanyarwanda benshi bahungira mu mahanga kuva mu 1959 ubwo habaga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasiraga ubwoko. Ati nge ntabwo nagize amahirwe yo guhera nk'aha muhereye mwebwe, yo kubabwira ngo ariko hano hari itorero, mu itorero bagira bacya ashwi, nta torero nigeze njyamo. Aho narigiriyemo ntabwo gitwaga itorero, narindi aho nshakisha, ariko hari ikibazo. Umuntu yagira ate? Dore amasomo 5 nakwigira muri iyi mbwirwaruhame ya Perezida Paul Kagame, kandi nawe yakugirira akamaro usibye n'ubu ahubwo no mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi. Mbere yuko twinjira muri iyi ngingo, banza ukande like kuri iyi video kandi ukore subscribe. Ushobora kuba waravukiye mu gihugu ariko ukaba utazi neza icyo ibyo bintu bivuze. Dore icyo umugani w'amahirwe n'inyoni wasobanura ibyo nkabyo. Yatangiye avuga ko abanyarwanda bafite amahirwe nonaha. Ibi tugiye kuvuga ni ubuzima kandi ni kamere ya muntu. Amahirwe ndetse no kunyurwa. Ukoresheje inkuru z'inyoni dore uko byasobanurwa. Inyoni ni kimwe mu bikoresho bikunda guhuzwa n'amahirwe ukwishyura ukizana. Hari amasomo 5 ashobora guturuka aha, aho umuntu aba agomba kubona no gukoresha amahirwe kare akimugeraho, akarinda ibyo afite kandi agatandukanya amahirwe yabuze ndetse n'ibigomba kumubaho, ibyitwa circumstance. Ijambo duhuza amagambo yaryo n'aya masomo ni ijambo rya His Excellence Paul Kagame. Isomo rya mbere: inyoni ufite iruta zira ebyiri ziri mu bihuru. Ibintu ufite uyu munsi niyo byaba ari ibisanzwe ni ibyanya byo kurenza ibyo udafite n'ibyawe byo kurinda. Kwiruka ku bidahari ukirukira ibintu udafitiye ubushobozi na gihamya ko biriho cyangwa se uzabibona, nyamara ku giciro cyo kubura byose ufite uyu munsi, iteka iryo kosa rizakuganisha mu manga kandi ntacyo uzasigarana nubikora cyangwa se ukabigenza gutyo. Ni kamere ya muntu kureba ibyo abandi bafite, za nyoni twavuze ziri mu bihuru, maze agatekereza ko ibyo ari byo byiza, nyamara kurenza amaso no kudaha agaciro ibyawe ufite mu cyimbo cyo gukinira ku mahirwe urusimbi, ku buryo ukwiye kwemera ko kubona ibyo udafite bishobora gusiga ibyo wari ufite byangombwa warabibuze. Rinda ibyo utunze birimo ubuzima bwawe, inshuti magara, umutekano ufite mbere yo kubitakaza ushyuzwe n'iby'akanya gato. Isomo rya kabiri: Imana iha buri nyoni umunyorogoto wayo wo kurya, ariko ntabwo iwushyira mu cyari cyayo cyangwa se mu byari byazo. Amahirwe mu by'ukuri atwiruka inyuma, gusa nanone ntahoraho. Iyo ugize icyo uyamaza nibwo uyahindura ikintu kirambye. Kuvukira mu bihe byiza cyangwa se usa naho imiryango ifunguye ntacyo bivuze mu gihe utafashe ya mbere ngo ubikoreshe. Kuba ahantu hanyaho mu gihe cya nyacyo nibyo bintu bigora buri wese. Inyoni niramuka igumye mu cyari cyayo igategereza ibiryo cyangwa se manu izamanuka iva mu ijuru, iyo nyoni izicwa n'inzara nubwo amahirwe yaba yizengurutse. Niba amahirwe agusekeye, uhuye n'umuntu mushya, akazi, kwiga isomo ry'ubuzima, hita ugira icyo ukora byihuse. Amahirwe ategereza bariya bonyine biteguye kuyafata bonyine. Isomo rya gatatu: inyoni ntabwo ijya ihitamo ngo nihehe umuyaga uhuha werekeza. Ibitubaho iyo tuvutse ntabwo bijya bibogama. Inyoni zimwe zivukira ku nkombe z'inyanja hari ibiribwa kandi hari amazi menshi, amahumbezi, mu gihe izindi zivukira mu ruki hamwe hashyushye mu butayu. Nka Perezida Paul Kagame, kuvukira mu buhunzi ni nko kuvukira mu ngorane. Nta muntu uhitamo kuvuka gutyo. Kumenya ibi bituma umenya ibintu bibiri, ari byo guca bugufi niba waravukiye heza
ariko nanone ukihangana ntuve ku bintu niba waravukiye mu bintu bibi n'ibihe bigoye. Ntuzakore ikosa ryo gutekereza ko amahirwe yavukanye ari ubudasa bwawe, cyangwa se ngo ufate amakosa umuntu yahuye nayo kubw'ubuzima yavukiyemo ngo yafate nko kubura ubwenge. Niba waravutse neza, izo ni inshingano zawe zo kurinda icyo kintu, apana kugihindura ikintu cyo gutesha agaciro. Isomo rya 4. Ntabwo ushobora gufungirana umuyaga w'agasozi. Amahirwe ararangira. Inyoni ntabwo zijya zicara mu giti ngo zigume hamwe, ziramanuka zikajya ku butaka zikitegereza hose, ubundi zikongera zikaguruka. Amahirwe nayo ni uko akora. Gushidikanya no gutindiganya, gutekereza cyane, uburakari n'ubwiyemezi, ngubwo uburyo bwihuse bwonyine bwo gutakaza amahirwe. Hari abantu batekereza ko amahirwe azabategereza paka igihe biteguye, gusa oya. Rimwe hari ubwo umwanya wahisemo kugira icyo ubikoraho usanga inyoni iba yaragurutse kera. Uko washyira ibi mu bikorwa, itoze kubona amahirwe ku gihe igihe yageze mu cyanya cyawe. Fata iya mbere n'umuvuduko wihuse igihe imiryango ifungukiye, kubera ko icyo gihe cyamaze gutambuka ntabwo wakigarura. Isomo rya 5. Ubaka inzu ikomeye mbere y'uko umuyaga uhuha. Ntabwo gufatirana amahirwe ari intambwe imwe yonyine. Kuyarinda bisaba discipline ndetse no kureba kure. Abantu benshi babona ubuzima bwiza bakagira ubukire no kwishyira ukizana, icyubahiro n'ibindi, bakabitakaza. Babitakaza vuba kubera ko ntibaba barigeze bashyiraho uburyo burambye bwo kubirinda. Ni ukuri ko inyoni ibumbatiwe mu kiganza kidafunze neza izaguruka nusinzira gato. Uko washyira ibi ngibi mu bikorwa, nugira icyo ugeraho mu buzima, amahirwe ya nyayo ukayacakira, ikintu kizakihutirwa ni ukurema uburyo bwonyine bwo kurinda ibyo bintu. Izigamire. Shaka abanyamategeko bazakurinda byabaye ibindi. Ubaka inshuti nyazo kandi vugurura imico idahwitse kugira ngo ikirere n'igihinduka kibi kitazaguhanagura cyangwa se ngo gihanagure byose wubatse. Njye nitwa Ismael Mugisha. Aya ni amasomo dushobora gusanisha n'impanuro umukuru w'igihugu yatanze mu minsi mike ishize. Ariko si ibyo gusa. Perezida Kagame yanasobanuye ko yabaye muri Uganda kuva ari hagati y'imyaka 4 n'5 kubera ayo mateka yari mu Rwanda, maze atangira gushakisha icyo yakora ubwo yari afite imyaka 20 cyangwa se 21 aho ngaho. Ageze muri 23 aza guhura n'abantu bavugaga ko bafite ikibazo bagomba gukemura, maze bahuza imbaraga. Perezida Kagame yasabye uru rubyiruko gutangira gutekereza ku nyungu zarwo no kuziharanira hakiri kare, iz'imiryango yarwo ndetse n'igihugu muri rusange. Arushimira ko rwafashe icyemezo cyo kujya mu itorero kugira ngo rwigishwe indangagaciro zikwiye umunyarwanda. Umukuru w'igihugu kandi yabajije indangamirwa niba zaramenye kurasa imbunda zidahusha, zisubiza ko zibizi. Azibwira ko ari ibintu byiza, ariko ko imbunda ikoreshwa mu gihe gikwiye kandi ko idapfa kurasa ibibonetse byose. Ati bigira igihe, icyo gihe iyo kitageze aho ugomba kwitabaza intwaro nta mpamvu yo kwikoresha. Igihe iyo kigeze kigera mu buryo bwa rusange, ntabwo kigera ku muntu umwe gusa. Kigera iyo abantu bambuye uburenganzira bwabo bakagezwa kure nk'aho twagejejwe, abantu bagashakisha ubundi buryo ibyo byakemuka. Ubwo buryo bukabura, bikaba kuvuga ngo noneho urabizi tugiye ko bipfa. Perezida Kagame kandi yavuze ko iyo bigeze aho umuntu abuza undi uburenganzira akabuza igihugu amahoro, ikigomba gukurikiraho ari ukumusaba amahoro. Byakwanga agakoreshwa intwaro nk'uko byagenze mu rugamba rwa RPA rwo kubohora u Rwanda rwatangiye tariki ya 1 Ukwakira 1990. Yavuze ko mu gihe we na bagenzi be bari impunzi bavuga ko badakwiye kuguma mu buhungiro, abo muri leta ya Habyarimana bageraga muri Uganda bakavuga ngo ariko igihugu ni gitoya, abo ngabo ntabwo babona aho bajya. Perezida Kagame yagaragaje ko bitari gushoboka ko impunzi z'abanyarwanda zibuzwa gutaha mu gihugu cyazo, ngo abahoze muri leta ya Habyarimana
batekereze ko n'abazazikomokaho bose bazaguma mu mahanga kandi bafite igihugu. Yasobanuye ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rugitangira yabwiraga abo bari kumwe ko nta rubanza ashyira ku gihugu cyabakiriye, kabone nubwo cyari kubafata nabi, ahubwo ko yarushize kuri leta yanze ko bataha. Ati uwo nari mfitanye nawe ikibazo n'uwagombaga kugena uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye akabumbuza. Uwo twagombaga guhangana niko byagenze. Ntabwo najya gushoza intambara mu bo twahungiyeho ngo hari ibyo batampaye cyangwa se batanyemereye. Oya, bashatse babikora, bashatse babiguha. Niyo waba uvuga ngo ntabwo ari byiza, ariko nyirabayazana ni uwakubujije amahoro mu gihugu cyawe. Perezida Kagame yabwiye uru rubyiruko ko muri byinshi rukwiye kwiga ari ukumenya uko ruharanira uburenganzira bwarwo, rukamenya ko nta muntu ukwiye kurubwira uko rugomba kubaho ngo abwire abanyarwanda uko bagomba kubaho. Dusoza, wowe Perezida Kagame umubona ute? Njye mbona adasanzwe. Isomo rya nyuma, inyoni ntabwo ijya ihitamo ngo ni hehe umuyaga uhuha werekeza. Ibitubaho iyo tuvutse ntabwo bijya bibogama. Inyoni zimwe zivukira ku nkombe z'inyanja hari ibiribwa kandi n'amazi menshi n'amahumbezi, mu gihe izindi zivukira mu cyi hamwe hashyushye mu butayu. Nka Perezida Paul Kagame, kuvukira mu buhunzi ni nko kuvukira mu ngorane. Nta muntu uhitamo kuvuka gutyo. Kumenya ibi bituma umenya ibintu bibiri: guca bugufi niba waravukiye heza, ariko nanone ukihangana ntuve ku bintu niba waravukiye mu bintu cyangwa se ibihe bigoye. Ntuzakore ikosa ryo gutekereza ko amahirwe wavukanye ari ubudasa kuri wowe. Ntuzigere na rimwe utekereza cyangwa se ngo ufate amakosa umuntu yahuye nayo kubw'ubuzima yavukiyemo ngo yafate nko kubura ubwenge. Niba waravutse neza, izo ni inshingano zawe kubifata ukabirinda. Ibyo kandi ukabikora wirinda ko wabifata ahubwo ngo ubihindura ibintu byo guteshwa agaciro. Naho ubutaha turi kumwe kuri Télé Montagne Rwandaise.